Mwaramutse neza mwese inshuti zanjye aho muherereye hose mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo, mu burasirazuba ndetse no mu burengerazuba, hamwe no mu bihugu bitwegereye bari mu Burundi n'ibindi bihugu byose. Ndabasuhuje mwese igitondo cyiza kandi mbifurije amahoro y'Imana. Nk'uko dusanzwe tuganira ni Mama Nana Official, amazina yanjye bwite Mukazayire Devota. Nk'ibisanzwe rero dusanzwe tuganira ku biganiro by'umuryango. Ndagarutse ngo twongere tuganire, kandi ni ukuri ndashimira abantu benshi babashije kugenda bamamagara, banyuzwe n'ibiganiro tugenda tubanyurizaho hano. Ni ukuri nanjye byaranejeje, kandi ni ukuri dukomeze duhane ibitekerezo. Mwarakoze kuma subscribe, mwarakoze gukomanta, uretse ko ibitekerezo biri kuba bikeya, kandi byakabaye byiza ni ukuri tugahuza ibitekerezo kugira ngo tubashe kubaka umuryango nyarwanda. Nk'uko nabibabwiye inshuro nyinshi, buriya umuryango nyarwanda wubakiye ku rugo. Umugabo n'umugore iyo babanye neza, bafitanye urukundo, bafitanye umunezero, ukongeraho n'abana babyaye, bituma igihugu kigira umusaruro, itorero rikagira umusaruro, muri rusange abantu bose bakumva baguwe neza. Kuko byaba bibabaje wumva buri munsi ngo kwa kanaka bateranye hejuru, babuza n'abantu kwigira mu mirimo yabo rusange. Nk'uko rero dusanzwe tubiganiraho, uyu munsi noneho nabazaniye agashya. Mwa bagore mwe mwigire hino tuganire. Tusanzwe mu buzima busanzwe, umugore uri we wese, umugabo uri we wese, umuntu wese ashimishwa no kurya neza, kandi agashimishwa no kurya indyo yuzuye. Niyo mpamvu inshuro nyinshi burya umuntu arya nabi, nta nubwo agira umubiri mwiza, ntabwo asa neza, ntabwo agaragara neza. Ni hamwe n'ibyo rero nabazaniye ibiribwa abagore barya bagahora bahehereye. Guhorana isura y'ubuto, ukabona mu maso urasa neza, urabona ko usa naho ukiri mutoya, kandi ukwije imyaka myinshi nk'iyo nanjye mfite. Umuntu uwo ari we wese muri rusange anezezwa no kurya neza, akambara neza, agasa neza, ku buryo n'umuntu abasha kumubwira ati uzi ko uri mwiza. Ni muri ubwo buryo rero tugiye kuganira ku biribwa abagore barya kugira ngo bahore bagize gute, bahehereye. Aho mwavuga muti noneho ujute. Nagiye numva ibiganiro by'abagabo benshi, umugabo arakubwira ati jyewe umugore udahereye ntabwo yaba ari umugore wanjye. Ni muri urwo rwego rero wa mugore we nakuzaniye ibi byo kurya, kugira ngo ejo umugabo atazagusiga akajya kwishakira umugore uhehereye. Ikiribwa cya mbere cyabatangaza ni uko umugore agomba kunywa yawurute. Hari yawurute rero z'abana zirimo isukari nyinshi cyane, ariko hari na yawurute zigabanyijwemo isukari, harimo isukari nkeya, yawurute yitwa plain yogurt. Iyo plain yogurt rero ifasha koroha k'umugore, ugasanga imyanya myibarukiro y'umugore ihora ihehereye, ugasanga ihora yoroshye, kuko yiganjemo vitamine nyinshi, harimo calcium, magnesium, ikaba ifitemo bagiteri zikenewe mu myanya myibarukiro ya kigore kugira ngo irwanye aside zibamo. Gerageza rero wa mubyeyi kunywa yogurt yitwa plain yogurt. Icya kabiri, hari ji yitwa cranberry juice, umutobe uri concentre cyane, bikurinda kurwara infection urinaire. Iyo ji ikozwe mu mbuto zisanzwe kandi nta sukari ibirimo. Zigiye zihari muri alimentation. Iyo ji irakenewe kugira ngo uhore uhehereye, ufite umubiri woroshye, utetemera, uri umugore unezerewe umugabo wawe. Icya gatatu, amazi. Hafi ya mwese muzi ko amazi ari ngombwa mu buzima, buri mugore wese agomba kunywa amazi. Amazi ni ingenzi cyane mu buzima, ayungurura inkari zigasohoka neza zitanuka, ku buryo naho wanyara hose ubona ko wanyaye amazi. Amazi ni ingenzi, atera imbaraga mu buzima bwa buri munsi, kuko arinda umwuma kandi hose no mu myanya myibarukiro. Ni umudogiteri w'inzobere witwa Dark Warke mu bijyanye n'iby'abagore, agira inama abagore
bumagara ko bagomba kunywa amazi nibura ibirahure 8 ku munsi. Rero mwa badamu mwe, hari abadamu batajya banywa amazi, kandi rwose amazi ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Byanze bikunze bigira umusaruro iyo unyweye amazi kandi ukayanywera ku gihe. Ikindi, ginger tea, tangawizi. Abashakashatsi bavuze ko tangawizi igira ubushobozi nk'ubwa ibuprofene mu kugabanya ububabare mu gihe bw'imihango. Urumva ko tangawize ni umuti ukomeye. Ginger tea, wa mudamu we gerageza mu cyayi unywe tangawizi. Hari n'abayishyira mu biryo, ariko tangawizi ni ingenzi mu buzima. Bituma rero umugore ahora yoroshye, yirekuye ku buryo no mu gikorwa agikora bitamugoye. Ikindi, soya wayinywa mu gikoma cyangwa se tofu, yifitemo umusemburo wa estrogene ya kigore nk'uko ku bagabo bafite progesterone, kandi uyu musemburo niwo utuma umugore aba umugore koko. Ugomba kurya nyinshi kandi kenshi gashoboka. Urumva umusemburo tugira twebwe, twabonye umuti hafi. Hari imiti iri mu biribwa tutiriwe tujya no kwa muganga. Ni ukuri ugerageze kurya soya, cyane cyane tofu. Icya gatandatu, avoka nayo ni nziza cyane, ikize kuri vitamini B na potasiyumu. Ibi bikaba ari bimwe mu byo imyanya myibarukiro ikeneye kugira ngo ikomeze kugira ububobere cyangwa se no kubabuka ku myanya myibarukiro. Hari abadamu nkatwe banini usanga umuntu yababutse. Urumva rero ko avoka ni umuti. Gerageza kurya avoka kenshi, wayirya ku biryo, wayirya yonyine, ariko avoka iri mu biribwa bituma umubiri w'umugore uhora uhehereye. Icya karindwi, ibijumba. Sinajyaga nkunda ibijumba, ariko ubushakashatsi bwatumye numva ngomba kurya ibijumba. Ibijumba birimo imvange ya vitamini A, B, C n'ibindi byinshi bifitiye umubiri akamaro. Icya karindwi, inzuzi nazo ni nziza, kuzishyira mu mafunguro ni byiza kuko zifitemo zinc ituma imihango y'abagore iza neza, kandi ikabarinda ububabare ndetse agahorana ububobere. Ni byiza, ni ukuri. Inzuzi mbese ndi kubona n'ibi biribwa byose biri aha ngaha nta gihenze kirimo, ni ukujya ku isoko biroroshye. Icya cyenda, tungurusumu cyangwa ayi, nayo ni nziza nubwo hari abatazikunda kubera impumuro mbi zitera mu kanwa, ariko ifite antimikrobe, bikaba bituma imyanya myibarukiro yawe ihorana ubuzima bwiza. Tungurusumu nubwo ihumura nabi mu kanwa, burya uhuye n'umuntu wayiriye akaguhumekera uhita wumva wirukanse, ariko nabagira inama yo kurya tungurusumu. Niba twajya tuzirya nijoro twarangiza tukiborosa, ariko ni ngombwa uba ugomba gushaka umwanya ukwiriye wo kuzirya utabangamiye kiriya gikorwa cyo kwita ku mugabo wawe, kuko hari umugabo ushobora guhumura tungurusumu mwari mugiye no gukora igikorwa cy'abashakanye, agahita ahunga akirukanka, bikanamubangamira mukaba mwana bipfa. Ibanga ryazo ni uko amaraso atembera neza mu mubiri. Icya cumi, imboga z'amababi y'icyatsi zirimo spinaci cyangwa se epinari, brokoli cyangwa dodo, zirimo vitamini A na C, bigufasha gutembera kw'amaraso mu mubiri, bikagufasha kurwanya ama infection atandukanye,
kuko iyo urwaye infection ntubasha gukora igikorwa cy'abashakanye. Urumva ko ari ingenzi kurya imboga mbisi. Icya 11, karoti nazo ni nziza cyane, zifitemo ubwirinzi bwinshi cyane, ndetse n'amashu, puwavuro ndetse n'urusenda birwanya kanseri y'udusabo tw'intanga. Icya 12, dark chocolate. Ushobora kwibaza ngo zitera umubyibuho, ariko iyi yo itandukanye n'izindi kuko yo nubwo iryohereye ariko ifitemo akantu karura, ikaba ifasha ku bagore baribwa bagiye kujya mu mihango, ariko ukazirikana ko utagomba kurya nyinshi. Kirazira gufata ibiribwa cyangwa ibinyobwa byinshi bifite amasukari kuko atari byiza. Icya 13, vinegere isanzwe ni nziza kuko zifite enzyme zihagije zigufasha gutuma mu myanya myibarukiro yawe hahumura neza, bityo ntugire amakandidoze vaginale. Amakandidoze vaginale ku batayazi ni cya gihe mu myanya myibarukiro hazamo ibintu bitameze neza, impumuro mbi, mbese hitekeyemo ibintu bimeze nk'amata yacikaguritse. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo wibanze ku gukoresha vinegere cyane bikurinda ibyo bintu byose. Icya 14, amafi n'ibindi bifitemo mega ni byiza cyane, bituma umutima wawe umererwa neza, bityo amaraso agatembera neza mu mubiri. Iyo amaraso atembera neza mu mubiri biba byiza ku mugore n'umugabo mu gihe cy'akabariro, kandi bakagira n'ubushake. Niba unywa inzoga, nywa nkeya. Icyo ni icya 15. Ntabwo mbese byemewe yuko umuntu anywa inzoga z'indengakamere. Niba unywa inzoga, nywa nkeya, cyane cyane red wine, nturenze ikirahure kimwe n'isukari. Bisaba kubinywa mu rugero. Alcohol nyinshi zituma uhorana ama-infection, bigatuma igikorwa cy'abashakanye kitakunezeza. Umugore ntakwiye kurenza ikirahure kimwe ku munsi kugira ngo umererwe neza. Bivuze ngo inzoga nyinshi ku mugore zituma uhorana ama-infection, ugasanga n'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kigenze nabi kuko ntabwo waba ubabara ngo ubashe gukora icyo gikorwa. Icya 16, hari flax seeds. N'imbuto zazo ni nziza cyane ku bagore batagira ububobere. Iyo irabafasha bakamererwa neza. Izi ni imbuto zidakunze kuboneka cyane, ariko iyo ugiye mu alimentation ku masoko mpuzamahanga izo mbuto urazibona. Icya 17, imineke. Umuneke ni ngombwa mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ukawurya muri breakfast, saa sita umaze kurya nawo uragufasha. Icya 18, ubunyobwa bukungahaye kuri vitamine D, butuma inkuta z'imyanya myibarukiro yawe zubakika. Birumvikana igikorwa cyose kigenda neza. Vitamine D iri muri ubwo bunyobwa ituma imyanya myibarukiro yawe igira ububobere, igahora ihehereye. Mwa bagore mwe rero mutagira ububobere, mutagira amazi, niko njya numva, uretse ko njye ntajya mpamanya n'ababivuga, numva umugore wese ahava akagera agira amazi. Icya 19, indimu n'amacunga zikize
zigiye mu mbuto kuko zirimo vitamini C kandi zirinda kanseri y'udusabo tw'intangangore ko zikugeramo. Icya 20, kokonati oyiro, niba ujya uyiteka ni amavuta meza akurinda kumagara, akakurinda kurwaragurika ama infection, bityo mu buriri bikagenda neza. Rero nshuti zanjye, ngibyo ibiribwa umugore akwiye gushyira mu ifunguro rya buri munsi. Nujya muri komenti ngo ubaze ngo uzajya urya ibingana iki, jya ufata bike bike. Niba uyu munsi wafashe bimwe, ejo uzafata ibindi, kuko ibi bintu uko ari 20 ntabwo wabirira umunsi umwe byose, ariko birakwiriye yuko rimwe na rimwe nabyo bikenewe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Rero impamvu nagiye mu bushakashatsi nkajya gushaka ibiryo umugore yarya kugira ngo abashe guhora abobereye, nuko niba hari ikintu kibangamiye umuryango nyarwanda uyu munsi, niba hari ikintu kibangamiye urugo rw'umugore n'umugabo uyu munsi, ni ukumva umugabo avuga ngo umugore wanjye ngo ntabwo ahehereye, ngo nta mavangingo ngira. Oya nshuti zanjye, hari ibintu byinshi wakora, wajya kwa muganga ukivuza, ariko rwose ibintu ntibigusenyere urugo, kuko ikiriho cyo umugore wese ni kimwe n'undi, ahubwo uburyo mubanyemo, uburyo mwumvikanamo, uburyo n'imirire nayo ituma hari ibitagenda neza mu buriri. Ntabwo umugore yaba yariye ubugari n'imboga z'idodo 2, 3, 4, 5 umbwire ngo zakumerera neza mu gitanda. Oya, mugerageze nshuti zanjye, bagabo bacu dukunda, mugerageze kwita ku bagore banyu kugira ngo mubashe no kubabyaza umusaruro. Ndabasabye rero, nk'uko nakomeje mbibabwira, ni muntu ibitekerezo, muzane komenti, tubashe kuganira kugira ngo tubashe kubaka ingo zasenyutse. Murakoze, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Amen.